bivuze ngo iyo manavuze mu cyongereza hari gihe kuzajya ufata gutya nk'uko tukakuregura kugira ngo byemeze kuko icyongereza ntago rumi rwacu ntago twabyumva ariko kuko ari mu kinyarwanda ndabizi kurimo kubyumva karibu rero kuri somo ryacu nabantu bari dusabye cyane kuko twisha kamera twamubwiraga ko twisha kamera akaba tubwira ati nta CCTV kamera mufite twumvisha bidusaba cyane duhita twiyemeza gukora iryo somo rero murakaza neza bino somo tubahaye ikaze mwiyumvemo ikaze kandi mwizere yuko muzabimenya icyambere. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Muraho neza, nk'uko mubizi ino si yacu ifite ibibazo bijyanye no kwihuta kw'igihe, aho abantu badafite umwanya. Nuvuga ko niba habaho kwiga ariko hakabaho kwiga gusanzwe tuzi kwa education imanagingwa na UNESCO cyangwa n'ibigo bya leta nk'amaministeri, hagomba kubonekaho n'ubundi buryo runaka bw'abantu bashobora kwigamo bwiza bugezweho bwekonomeza igihe cyabo, hamwe na internet, hamwe na telefone za Android. Buriya ziriya telefone za Android bazita telefone intelligent mu gifaransa. Ntago abantu bakwiriye kuba bibaza ngo se nakwiga gukanika moto ngo kuri telefone cyane, birashoboka. Ngo nakwiga ngo gukanika imodoka kuri telefone, yego. Nyine uhita wibaza ngo se ngo ibintu ngo nk'ibyo ngo ngiye ngo nzaza aho ngaho, uzaza aho ngaho gukora iki? Ko niba dufashe imodoka tukayikora karikiramu y'amashapitire 20, harimo UBS yayo, harimo transmission yayo, harimo moteri yayo, harimo kirase yayo, harimo amawaya yayo, ibyo bintu tubikwigishije dukwereka amajwi n'amashusho, ukazajya mu igaraje nyuma y'iminsi 10 waramaze kubyiga, ubyigishe mu itoro saa 10, saa 11, saa 12, saa moya, ukagenda nta kintu kimutazi, ugahita ukora igaraje iminsi amezi nk'abiri, yongera ku kwezi kumwe online. Ntago tumenye igaraje bitagusabye imyaka 4. Rero ni na gutyo muri IBTC ishuri ry'ubukombe ryatangira 12, ritangira rifite amasomo rimazemo imyaka 13: gukamera, kweditinga, kwanima, gukora inkuru, gukoresha amatara, gukoresha amajwi, graphic design, photography, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Ibyo mwabitumenyereho cyane mu mapublicité yacu no mu bantu bari hanze bacu bizi wacu, na website design. Ariko nkuko twitwa innovation, tugeze mu kindi gihe kindi kiri digitale cyo guteza ngo ese amatelefone abantu bagenda, iyo bagenda mu modoka bava mu ntara, ukabona bose saa moya, saa 12, saa moya, saa 2, saa 3 kugeza nibura saa 6 barimo kuva mu ntara, bose babunamye mu telefone Android. Ariko abareba iki? Barimo gukonsoma content z'abandi bantu bafite YouTube, mu bintu byitwa kubaza, Instagram, umusitari runaka wenda yahesagwaho, ubona kuri TikTok na scrolling rimwe aritagwa ku kindi, agwa ku kindi, ashiduka urugendo rw'amasaha 2 rumupfiri busa. Kandi muri amasaha 2 aramutse yambaye kuteri akajya kuri platform za IBTC yaranishyuye, birumvikana, za wawa
ibtc@e-learning.com akaba nishyuye aramutse akunda kuva mu ntara buri munsi aza nk'i Kigali. Iyo periode yo kuva aho aba avuye mu ntara aza i Kigali ishobora kumuviramo isomo bwaryo, ugasanga arangije kwiga teori ifatanye n'amajwi n'amashusho by'imodoka cyangwa se bya moto cyangwa se by'iri somo tugiye kwigisha akanya rya CCTV camera, abikazarangiza wenda ahubwo ikizamugora ari uko najya gukora stage bazahita bamufatana bashake kugira ngo bagiye ahorana nabo kuri tele kandi wenda ari n'umustafu. Bivuze ko no gukamera no gukanika no kwinstalla CCTV camera hano sobo tugiye kwiga, hari gihe ashobora kuzana n'umukozi yarabyigiye online nka gutya yiga buri munsi aje mu kazi yambaye kuteremo kugenda amajwi n'amashusho, bikazarangira atabashije kubona umwanya w'abana bari mu myaka mito yo kwiga, akaba atabona umwanya wo kujya gukora stage ahantu ngo batangira akazi 3:00 bakamara n'igihe kimwe ngo babuze ibikoresho. So rero icyo gihe ashobora no kubyiga yeze amara kubyumva akanakora home practice akabikora nk'iyo yabona bibaye successful agatara kubikora n'abandi. Bivuze ngo ushobora no kubyiga ntunakore practice kuko wize neza kandi mu Kinyarwanda. Rero umugambi wa IBTC no kugira ngo ibintu tubishyire mu Kinyarwanda, abantu babyumve mu Kinyarwanda, ibintu abantu babyige privacy mu buryo buri prive, ubyige nka 10:00 za nijoro kuko waryamye 2:00 kugeza nka 1:00 uhita ujya mu kazi kawe, nta muntu utisha akazi kagasanzwe ngo byice ekonomi yawe, ukaba kandi wamaze no kwiga. Kandi icyo gihe numara kwiga isomo ukabona ntabwo unyuzwe, uzanongeraho ikindi kintu indi party yo kuvuga ngo nzajya mbisubiramo. Bivuze ngo niba kwiga CCTV camera ari iminsi 10 ushaka kubyiga mu minsi 3 ukabura birangije, kuko chapitre ifite iminota 40 kuva 10:00 kugera 11:00 hari iminota deja 60 haraba mindi 20, kuva 10:00 kugera 12:00 indi minota 120, kuva 12:00 kugera 1:00 indi minota. Bivuze ngo ibintu byakwigwa iminsi 10 ushaka kubyiga iminsi 3 ahubwo asigara urimo kubisubiramo, none bikaza kurangira uniyongeje n'ama research kugira ngo urebe n'amashusho kuri za Wikipedia za Google kugira ngo byandi wize bihunahure. No bikazarangira CCTV camera zari kuzigwa amezi 3 muri education isanzwe tuzi iba muri za REB cyangwa muri za Minedike, ugasanga uyize privacy mu minsi 3 gukuba 3 kandi ka repetition gukuba 3 kandi ka research, bikaza kurangira ubaye umuntu uzi kwinstalla CCTV camera neza. Ariko ko nta kiguzi nta kintu kimwe kiriho ku isi cy'ubusa, binumvikana ko bizagusaba ikiguzi, bizagusaba kwishyura IBTC yateguye amasomo ikavana mu ndimi z'amahanga, aho turi buze kubona mu kanya CCTV ubwabyo bivuga iki, aho nakeneye kubimenya, aho tuze kubona mu kanya DVR ntabwo tebe twahinda ko abazungu babiremye ariko twayisobanura mu Kinyarwanda kivuze. Rero abiki gihe wa mugani wa Bibiliya wari Bibiliya za kera nabo barazindaguye bavuga ngo abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Rero no muri kino gihe cy'udushya tudusanga abiki gihe bakeneye education mu Kinyarwanda muri mother tongue mu ndimi z'ababyeyi kugira ngo bagire barusheho kubyumva. Ubu byose mvuze urimo kunyumva arimo aranyumva akanankunda kuko nta jambo nemwe navuze utigize wumva. Bivuze ngo iyo manavuze mu Cyongereza hari gihe kuzajya ufata gutya nk'uko tukakuregura kugira ngo ubyumve kuko Icyongereza ntago rumi rwacu ntago twabyumva, ariko kuko ari mu Kinyarwanda ndabizi kurimo kubyumva. Karibu rero kuri somo ryacu. Nabantu bari dusabye cyane kuko twisha kamera, twamubwiraga ko twisha kamera akaba tubwira ati nta CCTV kamera mufite, twumvisha bidusaba cyane duhita twiyemeza gukora iryo somo. Rero murakaza neza bino somo, tubahaye ikaze, mwiyumvemo ikaze kandi mwizere yuko muzabimenya. Icyambere mwishyure kugira ngo mwishyure ikiguzi cyo kubategurira amasomo nk'ari meza. Murakoze, bonne application mes amis. Ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora suko kandi ubundi nakubwiye nibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha.
IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. ese we babasore bawe babona akazi Bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitihise ukajya ku rubuga wa#ibtcfilmschool.com. mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.